said, time and time again, you have proven to do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting, same I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, seasons change, you remain the same. God from age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness from the rising sun to the setting, same I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Yesu ashimwe. Izina riragoye. Larizare, God bless you. Mbabazi, God bless you. Claude, ndagusuhuje cyane, Imana iguhe umugisha. Kamusuhuze. Claude, uri busy? Ntabwo nkubona. Njya wasanga uri busy, Imana iguhe umugisha. Nashaka kugusuhuza live. Kanongere ngerageze. Ariko niba uri busy nta kibazo. Okay, nta kibazo. So, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mwakora share, tukaganira ijambo ritoya cyane. Narishyizeho title iravuga ngo imibiri yacu n'urusengero rwa Kristo. Katutangire dusenge, duhereze umwami Imana icyubahiro. Byose bibanzirizwa nawe kandi bikarangizwa nawe. Niyo mpamvu twifuje kubanza guhereza umwami wacu icyubahiro. Data wa twese, Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana y'icyubahiro, ndagushimye cyane kandi ndaguhimbaje. Ushimwe kubw'urukundo rwawe, ushimwe kubw'impuhwe zawe, ushimwe Mwami Yesu ko twongeye kuza guterana. Ni ukuri ni iby'igiciro gikomeye, ni iby'igiciro cyiza. Tugushimiye ko uri Imana yacu, tugushimiye ko watubambiwe, tugushimiye ko wadupfiriye, tugushimiye kubw'amaraso yawe watumeneye, kandi tugushimiye kubw'ubugingo buhoraho tuzahabwa kandi
turabyizeye ko tuzabuhabwa mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kandi ko no muri iyi si tubashisha umunsi ku wundi, iyo tubashije kuza imbere yawe tukavuga ineza yawe, tugatanga testimony ku byo wakoze, cyane cyane iyo umuntu agaragara ari muzima asa neza, ni ukuri ko Imana aba afite gushima kwinshi, ni ukuri aba afite gushima kwinshi. Ndagushimiye rero, gushimiye no ku bindi byose wakoze, ibyo nabashije kubonesha amaso, ibyo uri gukora n'ibyo uzakora mu gihe kizaza. Imana ndagushimiye cyane, Imana yo mu ijuru, ishimwe ni ryawe. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, reka umwuka wawe wera aganze umutima wanjye, aganze ibyo mvuga, aba ari wowe ubivugira, n'abumva babashe kumva ibyo umwuka wera yashyize ku mutima, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kamanzi, nawe ndagusuhuje, Imana iguhe umugisha. Pawulo arabwira itorero ry'i Korinto ngo ese imibiri yacu ni insengero za Kristo. Abakora n'igice cya 6 arahugura, nifuje kukibaganiriza hafi ya cyose. Atangira ababwira ngo si byiza ko ab'isi baducira imanza. Arababaza ati se niba mubasha kuzacira abera bose imanza, mugacira nako niba abera bazacira ab'isi urubanza. Akomeza avuga ngo ni iki gituma tubasha kwemera ko ab'isi baducira urubanza. Nka kiriya gihe nyine abantu baba bagiye mu nkiko mugacirwa na rubanda imanza. Noneho Pawulo arabaza ngo ese niba mushobora kuzacira ab'isi imanza, ni iki kibananiza gucira utwo tuntu turi hato duto kurusha utundi turi hagati y'abera? Nyirimana Fidele, Imana iguhe urakoze cyane. Urumva niho abaza iki gice cya 6, ufite umwanya yaza kugisoma akacyumva. Ariko nanjye ndi hano, reka ngisobanure. Arabaza ngo iyo umuntu uwo muri mwe afite icyo apfa na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira ku bakiranirwa ntaburanira kubera? Niko bimeze muri ino minsi, ujya kubona ukabona abarokore barimo baraburanira imbere y'ab'isi. None harakomeza abaza ngo ntimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza? ngo kandi ubwo ari mwe muzacira ab'isi urubanza, ntimushobora no guca imanza ku bintu bito hanyuma y'ibindi. Yavuga ko ibintu bito hanyuma y'ibindi, yumvaga ko amakimbirane yaboneka yose hagati y'abera ari utuntu duto cyane tutatuma bajya ku karubanda. Noneho akabaza ati se ni iki gituma mudakemura ibyo bibazo hagati yanyu mukajya imbere y'ab'isi? ngo ntimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza hanswe iby'ubu bugingo. Muri Bibiliya King James iravuga ngo ntago avuga ubugingo, bavuga ubuzima, natwe iby'ubu buzima turimo. Bavuga ngo niba mudashobora guca imanza hagati yanyu, ese muzashobora mute gucira ab'isi urubanza n'abamarayika? Ariko we yabibabwiraga yumva bizeye, yababwira ati nabyo murabishoboye. None akomeza abaza ngo nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku bugingo, ni iki gituma mubishyiraho abatagira icyo bahuriye n'itorero ngo abe ari bo bazibacira? Ubundi iyo ujya kumva abantu barokore bagiye mu manza kabisa, biba byabaye ibindi. Aho umuryango uba wananiwe, itorero ryananiwe, biba byabaye ibindi. So Pawulo arabaza ati se ni iki gituma mujya gucira? Usanga akenshi n'umuntu akoreye ikintu ariko ntabe yajya mu itorero ngo bicare nka komite baganire bati kanaka yankoreye iki, babikemure birangirire aho. Aho ugasanga birenze hanze, bigiye mu b'isi nibo bagiye guca urubanza. Hano rero yagira ngo atubwire ko atari byiza ko tugira. Nifuje kugisoma cyose ariko ndamanuka ngira ngo ngere hariya hirya hasi havuga ngo ariko ku gice cya 8 ngo ariko niba ubwanyu mugirirana nabi muhuguzanya ubwanyu mugirira nabi muhuguzanya kandi abo mugirira mutyo ni bene data, ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa? Hano nashakaga cyane ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Abakiranirwa ubwo ni abanyabyaha nyirizina. Ariko yabwiraga itorero, bivuga ngo
hari ubwo nyine twakijijwe twakiriye agakiza ariko ugasanga kamere iracyatuganza niyo ikoresha abana b'Imana kandi barakijijwe kandi biravuga ngo ufite imbuto y'Imana ntakora icyaha. Hari ahantu Pawulo avuga mu gice cya 5 avuga umuntu ngo wagaragaweho ikibi ngo aho aryamana na mukase, ariko arangije hasi aravuga ngo nahawe ububasha bwo kuba namucira urubanza. Ngo nahawe ububasha na Yesu kuko ngo haravuga ngo kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu ngo nahawe ubutware nawe kugira ngo uwo muntu nyine urumva yakoresheje umubiri we nabi ngo kugira ngo uwo muntu umuntu rwose ari kumpamagara kandi vraiment je suis occupé ngo kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri we urimbuke ngo umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Noneho ubwo urumva nubwo abantu bakijijwe ariko usanga nubwo bajya gusenga bakijijwe bagize gute ariko bagifite umubiri ukibategeka. Niho nyine Pawulo yahise avuga ati ariko se ntimuzi ko imibiri yacu ari insengero za Kristo, none se dukomeze twimike ibibi mu mubiri kandi twarakiriye Kristo aribwo buturo bwa Kristo. Urumva nicyo yashaka kutubwira. Ageze ku gice cya 8 aravuga ngo 6:8 ngo ariko nimwe ubwanyu mugirirana nabi muhuguzanya ngo kandi abo mugirira mutyo ni bene data. Arabaza ati ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Abakiranirwa ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Noneho harakomeza abaza ngo ntimwishuke. Ni Pawulo yari sincere. Naje gusanga Pawulo yari umuhanuzi ukomeye cyane, ntago yatinya kuvuga ikintu abona. Hari nawe yavuga ati ntivuze nkanjye, ati vraiment ntago nkivuze ngitegetswe ariko nkivuze nkanjye. None aravuga ngo abahehesi, yahise apresiza ngo abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambana cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana, sinzi aho bitandukaniye ibitingwa n'abagabo bendana, sinzi aho bitandukaniye ngo cyangwa abajura ngo cyangwa abifuza ngo cyangwa abasinzi ngo cyangwa abatukana. Ni ukuri biranditse ntabwo ndi kubihimba. ngo cyangwa abatukana ngo cyangwa abanyazi. ngo abanyazi ni bamwe babahuguzanya ngo bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Sibyo? ngo kandi bamwe, hano ho atanga ihumure, hano bigaragaza ko ntawe utabikira. ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagiwe ngo mwarejejwe ngo mwatsindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. So akomeza avuga ngo imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Sibyo? ngo byose Pawulo arabaza avuga ngo ibintu byose ni ukuri, biriya byose tubonye bibi bidasobanutse n'ibindi dukora twumva dukunze byose burya turabyemerewe ariko siko byose bitugirira umumaro. ngo byose ndabyemereye ngo nyamara ibingirira akamaro si byose. ngo byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Nigeze numva umuntu avuga ngo karagiteri ziranga umuntu uri seriye, harimo ikintu kivuga ngo yabanje avuga ko harimo kuba ari umuntu uri decisive, udashobora gukura kuri decision ye kandi ubona mbese atari wa muntu wumva uje ukamubwira ngo ukamuhinduraho fete ku ma decision yafashe ukamuhindura, ugasanga c'est pas le principe no, ugasanga niyo personalite ye, ni umuntu ukora ibintu ku murongo, ni umuntu niba yafashe gahunda ati ngiye muri iki akigiyemo neza, ntabwo ushaka kuza ngo umuhindure kandi ariyo personalite yubatse. So rero hano Pawulo aravuga ngo ibintu byose ndabyemererwa ariko si byo bingirira umumaro. So rero hari ubwo usanga hari ibyo dukora rimwe na rimwe bidafite umumaro. Simbizi wese buriya arabizi ibyo akora bidafite umumaro. Ikindi kintu dukora kidafite umumaro ni nko kuba irresponsible ku bintu bitureba, ugasanga turanegligent ntitubyitaho ntitugira gute, ariko ibintu byose buriya turabyemerewe. Ariko ni byiza ko tukayungurura tukareba ibidufitiye umumaro n'ibitadufitiye umumaro. None aravuga ngo ibyo arabaza ngo byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose.
ya naho nari mvuze ugasanga nyine uwo muntu tuvuge par exemple nk'umuntu akaza ngo tujye mu mujyi kandi mutari mufite gahunda agusanze muri gahunda yawe ku isaha ikurikira ufite indi gahunda ariko ugahita ugenda nk'urugero nk'urwo ngurwo ugasanga ibintu byose wemewe kubikora ariko se nk'icyo kigufitiye uwuhe mumaro ko nta gahunda wari ufiteyo. Nyine hano Paul ashaka kugira ngo atwereke ko tugomba kubaka personality y'ibintu bifite umumaro muri ubu buzima, y'ibifite umumaro, sibyo? Ariko icyo si cyo nagambiriye kuri uyu munsi, ngo ibyo harakomeza ngo ibyo kurya n'iby'inda, n'inda nayo n'ibyo kurya, ngo ibyo kurya ni iby'inda, ngo n'inda nayo niyo by'ibyo kurya, ngo nyamara Imana izabitsemba byombi, kuko n'ubundi uyu mubiri tuzawusigara kuri iyi si, ariko Bibiliya ahantu ivuga ko imibiri izahindurwa, nabyo birashoboka. ngo byose Imana izabitsemba, ngo nuko rero umubiri si uwo gusambana, ngo ahubwo ni uw'umwami, ngo kandi umwami nawe ni uw'umubiri, ngo kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Sibyo? Ntituzi yuko imibiri yacu ari ingingo za Kristo, aho umwami Imana atuye hagomba kubahwa kwa memu. Sibyo? Umwami Imana ntabwo atuye muri ziriya nsengero, atuye mu mitima yacu. Niho ririya sengero ivuga ngo ubwami bwawe buze, ni ukuvuga ngo ubwami bwa Yesu bwaraje butura mu mitima yacu. None arabaza ngo mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Urumva maraya bivuga kuva hano ukajya aha ukajya aha ukajya aha ukajya aha. Akomeza avuga ijambo nanjye numva ati none se iyo babiri bahuye ntibaba umwe? None se ubwo iyo umuntu ahuye na batanu, batandatu, barindwi aba abaye umwe na bangahe? Niho usanga hari ubwami bukurura, niba bahuye n'umuntu iwabo baroga barakurura, abadashaka barakurura, abatera umwaka barakurura, abadagira icyo batunga barakurura, abatazi gufata decision barakurura, ugasanga ahuye n'ubwami bwinshi. Hari agafoto nigeze mbona, ugasanga umuntu aragenda ariko mu hano mu indani mu mwuka we harimo uduhanga tw'abantu benshi. Arakomeza avuga ngo ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Ngo ni kuko Imana yavuze iti, urumva abamaraya kuko ni konvansiyo aba yagiranye nawe, ngo kuko Imana yavuze iti umwe nawe, kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Bivuga ngo abantu bose bahuye bagenda baba umubiri umwe. Tuvuge par exemple nk'iyo umuntu yashatse umugabo cyangwa umugore yashatse umugabo, ubwabo baba ari umubiri umwe, ariko iyo umuntu wa gatatu aje deja haje indi esprit. Niyo mpamvu uhita ubona hatangiye kuza amakimbirane, kuko Imana yo yavuze babiri ntigeze ivuga uwa gatatu. Uwa gatatu ni ibyo umwanzi aba yazanye kugira senye projet y'Imana. Ugasanga batangiye gukimbirana, umwe aratangira guhisha telefone, ugasanga undi nawe yahora afite ifu yibaza ariko se umugabo bimeze bite, umujinya, umushiha, amafaranga agatangira gusohoka, abana bagatangira kubaho ubuzima bubi. Ibyo byose bikwereka ko haba hinjiye indi ni deriro uba winjira, aba yinjiyemo indi mbuto itaratewe n'Imana. So rero nko ku muntu uri libre cyangwa wahisemo ubwo buzima, ni ukuvuga ngo abagenda ahura n'abantu benshi batandukanye. So rero ubwo ngo umubiri wa Kristo se wahinduka umubiri wa maraya? Aho ngaho niho naje ko twibukiranya uko imibiri yacu tugomba kuyitaho. Nasomye agatabo ka Ellen White avuga ku bintu byo kwita ku mubiri. Buriya niyo umuntu arwaye ntiyivuze, nabyo ntabwo aba yita ku mubiri we. Niyo umuntu adashobora koga, buriya abantu ubona batoga basa nabi ni abadayimoni baba barabuzuye, ni imyuka mibi, imyuka y'umwanda. Kandi umuntu usa gutyo nta muntu umukunda, nta muntu umwegera. Ubuse niba muri wakwishimira guhora yegera n'umuntu utabrosa, usa nabi kandi abishoboye. Kandi nta mukene ubaho buryo ku buryo yaba adashaka koga. Niyo mpamvu hari igihe Satani abeshya umuntu akamujya mu mutwe, akamanipira mind ye, akamubwira ko dore urakennye, ubundi uriyitaho, ubundi urogosha umusatsi ushaka iki. Ariko mu by'ukuri turi oblige kwita ku mibiri yacu, kuko buriya ntabwo ushobora kuvuga ngo abantu bazagukunda nawe utikunda. So ni nabyo rero biri mu mwuka, uko umuntu yakira umuntu, undi akakira undi, ni imyanda. Kandi rero iyo uhuye n'umugabo umwe, imyuka afite arayigusigira,
wahura n'undi ukazana indi myuka. Niyo mpamvu haba hakeneye ko hari uko umuntu yakizwa agasaba Imana imbabazi agahindukira, ariko haba hakeneyeho na deliverance. Hari deliverance nigeze kumva ahantu umugabo bamubaza ngo sinzi ibintu yari agiye mu by'umwuka mibi, baramubaza ati se ubundi misiyo yawe ni iyihe? Aravuga ngo njyewe misiyo yanjye ni uko umukobwa wese najyaga ndyamana nawe atagomba gushaka. Noneho nahise mbihuza n'ibintu bihari muri ino minsi, aho usanga abakobwa benshi bavuga ngo babuze abagabo n'abahungu bakavuga ko babuze abagore, kandi deja bagakoye ko bakompletana bakaba umuryango, ariko ugasanga ntabwo spirit yo kubaka iri kuhaba, kuko hari abantu bagiye baryamana nabo bameze gutya, bamagiye baboshye, bafite amademo afite amademo. Ugasanga kandi amasezerano yagiranye n'isi y'umwijima aramuha amafaranga ku buryo abakobwa baba batire bakaza aricyo kibazanye. Ntago ndabibonesha amaso, ariko iyo urebye ukuntu abantu barira bavuga ko babuze urushako, abandi bakavuga ko babuze abagabo, vraiment ubona bifitanye isano. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biri spirituel. Ntabwo ushobora kubona ukuntu umukobwa mwiza wiyubaha umeze neza ariko akaba yararyamanye n'umugabo umwe cyangwa babiri, tayari umubonye wese akamubonaho icyangiro, ntabe yumva yamugira umudamu. Kandi nabwo ikindi ugasanga nanone ingo zirubakwa ariko ntabwo birimo birakomeza, kubera nyine iyo historique umuntu aba afite, iyo background aba afite agendana nayo ariko itagaragara ku maso. So Pawulo akomeza avuga ngo ntimuzi yuko bifatanya na maraya uko Imana yavuze ngo bombi bazaba umubiri umwe. Iri ni ijambo Imana yavuze ku bantu bagiye kubana, ariko bigaragara ko iyo umuntu agiye hirya no hino aba umubiri umwe nabo kandi n'izo spirit. Ariko hano Pawulo yavuze ngo namwe mwahoze mumeze mutyo, ngo ariko umwuka wera w'Imana wagize gute? Warabogeje. Bivuga ngo nta yindi solution usibye kozwa n'umwuka wera, kozwa n'amaraso ya Kristo, kwijandika, guhindukira. Guhindukira. Uriya hari n'ikindi kintu umuntu ashobora gukora kikamufasha, ukareba nk'abantu muri telefone, ikigari ugendamo, bose ukareba ukibaza aba bantu bafitiye uwuhe mumaro. Ugashaka nk'umuntu muhura mugiye gukora ibibi, ukabona nk'umuntu muhura ari uko mugiye ibintu bitakungukira, bose ukabahanagura ahantu ukunda kujya ukaba ubizi neza kuri buhahurire n'ibishuko ukahareka. Icyo gihe umwuka wera abona ko wafashe decision, nawe akagufasha, agahita aza akagufasha. Ni urugendo ariko birashoboka. Pawulo yavuze ngo namwe mwahoze muri aba, nanjye nahoze muri abo, kandi ni urugendo bishoboka hahandi wumva umubiri neza ari Kristo usigaye awukontorora, ari uwugendesha, ari uwuyobora, nta n'ikintu bitekerezaho kereka ibikwiriye. So arakomeza avuga ngo uko babaye umwe, ngo ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Urabibona, uwifatanya n'umwami Yesu akamugira. Ikintu gitangaje kuri Bibiliya ni ukuri, ni uko dusigaye twumva agakiza kareremba ko Yesu yatubabariye, ko byose byarangiye, ariko mu by'ukuri hari aho bikeneye ko tuba serious, hari aho bikeneye ko dushyiramo umwuka wacu n'imbaraga zacu kugira ngo natwe ibyo bintu biveho. Petero arimo atangiye kuvuga agakiza Kristo, bamaze kwakira umwuka wera atangiye gusobanura agakiza neza, aravuga ngo muhindukire, ngo kugira ngo mwihane mwakire umwuka wera, ngo kugira ngo iminsi myiza ibone ize. Niko yavuze, sibyo? Ngo kugira iminsi myiza ibone ize. Bivuga ngo ibyo bintu bifitanye relation, kwihana, guhindukira, ngo kugira iminsi myiza ibone ize. Kereka wenda mubaye mutafite ibyo mukeneye ku Mana kibakorera, ariko avec n'uyu mubiri dufite n'ubuzima bwa buri munsi bugoye, ni ukuri dukeneye ko Imana ituzanira iminsi myiza. Turabikeneye ibyo bintu, dukeneye ko Imana iduhereza iminsi myiza. Ni igice cya 3 ku murongo wa 19 ngo nuko mwihane muhindukire, ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Niko hano ibyakozwe n'intumwa bivuga. So na Pawulo yakomeje avuga ngo ubaye umwe na Kristo, nuvuga ngo solution ni Kristo. Uramwinginga, ukamurira, ukamusubiriramo, ukamubwira uti mwami Yesu mbohora,
mwami Yesu nkiza, mwami Yesu mpaguhindukira, ukamuririra mpaka kugeza ubwo uwo mwambaro awukwambura, akakwambika undi mwambaro kugira ngo ubashe kugenda muri urugendo. Muri Yobu hari ahantu havuga ngo se bundi gukiranuka kwawe byamarira iki, gukiranirwa kwawe se byamarira iki. Usanga ibi bintu dukora ingaruka ziza kuri twe. Clarisse, Imana yo mu ijuru twiteho ubwo umugisha. Usanga ingaruka ziza kuri twe, ugasanga hajemo kubyara, ugasanga hajemo kurwara, hajemo umutima uduciraho urubanza. Ntabwo ibigaruka ku Mana, bigaruka kuri twe. Ariko Imana kubw'urukundo rwayo ikomeza kuduhendahenda, nyabuneka muhindukire, mwihane, mugaruke. Imibiri yanyu ni insengero za Kristo. Kristo ntabwo agomba gutura ahantu handuye. Umwuka wera ntajya akunda kuba ahantu handuye kuko arera. Iyo bimeze gutya aravuga ati uyu mutima w'uyu muntu wabaye akahebwe, reka mbe ngiye. Ariko akaba aho ngaho baramukandamije, kamere yaramukandamije. Niyo mpamvu rimwe na rimwe biba ngombwa ko habaho deliverance, habaho kwiyiriza, ugakamura uyu mubiri, umwuka akabona imbaraga, agakoresha imbaraga ze kugira iyi kamera yishyire hasi. Ni urugendo, ariko birashoboka. Narababwiye ubushize ngo dufite ikibaya cy'abahamya benshi, ngo nta excuse rimwe dufite yo kuvuga ngo byaratunaniye kubera izi mpamvu, byaratunaniye kubera izi mpamvu, ntayo dufite. None akomeza avuga ngo muzibukire gusambana, ngo ibindi byaha byose bikorerwa, ngo byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ngo ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri. Ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Kristo umwuka wera ngo uri muri mwe, ngo uwo mufite wavuye ku Mana, ni umwuka wera wavuye ku Mana. Niyo mpamvu witwa wera. Hanze hari imyuka myinshi ariko uyu we witwa umwuka wera. Kandi umwuka wera tuvuga umwuka w'umuntu ahumeka, tuvuga umwuka w'umuntu ahumeka. Umuntu agira umubiri, akagira ubugingo, akagira n'umwuka ahumeka. Noneho uyu ni umwuka w'Imana uza gutura muri twe. Noneho ni umwuka Imana ihumeka uza gutura. Sinzi uko Imana ikozwe, ariko ni umwuka wayo uza gutura muri twe. So rero umwuka wera ntabwo atura ahantu hasa nabi. Urumva ngo kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, ngo kuko mwaguzwe igiciro. Nuko ntabwo turi abacu ngo twigenge. Iyo umwuka yari atuye mu mutima wawe, bya bindi byose urabireka. Nka cya gihe umugore yatwite atangira guhugwa amata, kuko yakiriye ikindi kintu muri we gituma ahindura comportement, sibyo? So rero nicyo nifuje ko tuganiraho, ni ukuri imibiri yacu ni insengero za Kristo. Si no ku busambanyi gusa, no mu byo tuvuga n'ukuntu tuwutwara. Sinkiritisa abantu ariko ugasanga umubiri wawujuje amatatiwaje, warawupfumuye ahantu hose. Mbese umubiri sometimes ukabona nta nubwo uwukunda, kuko ntabwo uwukunda, kuko hari ibintu bishobora gutuma wangirika kandi ari umubiri ugomba kwitaho. Uba ugomba kuwugirira isuku, ugomba kuwambika, uba ugomba kumva nawe nta mwanda urimo. Ibi by'ubusambanyi byo bitera no kumva wumva umwanda, wumva uremereye, wumva umeze nabi. Biriya bikwereka ububi bwabyo. Ibyo mvuga abantu bari kubyumva ibyo ari byo. So rero ngo tubizibukire, ngo kuko ari insengero z'umwami Yesu uri muri twebwe. Icyo ngicyo nashaka kubaganirizaho. Gusa umwami Yesu abidushoboze, birashoboka, arabidushoboza. Kuko Pawulo yavuze ngo namwe mwari muri ba bandi bavuzwe. Bivuga ngo abantu aba yavuze ibitinganyi, abahehesi, abiba, ababeshya, yavuze ubwoko bwinshi bw'abanyabyaha. Ariko kuri 11 kandi bamwe muri mwe mwari nkabo. Yabwiraga Abakorinto, yerekanye abatazaraga ubwami bw'Imana, ariko aravuga ngo bamwe muri mwe, abo yaganirizaga ino nkuru, atariko bamwe muri mwe mwari nkabo, atariko mwogejwe n'umwuka wera. Haracyari ibyiringiro. Umwami Yesu aracyari ku ngoma, aracyavuga ngo nawe ndakubyaye, nawe ndakurokoye, nawe nkugiriye ubuntu. Ni ukuri nta nubwo nta muntu ukizwa icyo atararwaye. Twakijijwe ubwo buretwa bw'umwanzi, turimurwa tuva muri ubwo bwami tujya mu bundi. Bivuga ngo rero nta hantu bidashoboka, nta exception, nta butoni buhari. Agakiza karacyari ubuntu. Ubu twe turavuga ko kakiri ubuntu kuko ntituzi ngo isi izarangira ryari, ariko hari periode izagera agakiza kateka ubuntu, ngo abo bazakizwa n'amaraso yabo. Icyo gihe ubwo ni igitorero rizaba ryaratashye, ngo mu myaka 1000 itorero rizaba urumva ko hakiri imyaka myinshi, ngo itorero rizatarimara imyaka 1000.
rimara imyaka igihumbi abantu bazasigara kuri iyo si muri izo generasiyo bazakizwa n'agakiza kabo, ariko ubu biracyari ubuntu. Ikindi kintu nshima Imana, insengero zabaye nyinshi, ntawe ufite ubwitwazo, n'abapasiteri babaye benshi, na online twarahageze. Uwagira icyo ashaka kumenya, uwagira icyo ashaka ubufasha, wakumva atsikamiwe, yakwegera umukozi w'Imana akamubwira ati nyabuneka mfasha. Yasaba umwuka rero akamuyobora hazima, kuko n'abatari bazima barahari, akamuyobora ati nyabuneka mfasha, mbohora. Wakire gushira amanga, wakire kumva unezerewe mu mutima, uvuga uti nubwo ibigeragezo by'isi ari byinshi, nubwo umubabaro mwinshi, ariko mfite Kristo muri nge, wa mwuka wo kwizerwa uri kuzamuka, umukobwa ati komeza urugendo bizashoboka. Ariko ni ukuri duhindukire twihane kugira ngo iminsi myiza ibone ize. Kuri iyi saha mvuga hari ab'iminsi myiza iri kuza, nabo baciye muri urwo rugendo. Icyo ni icyizere dufite. Rero ikibaya cy'abahamya benshi, dusibe n'ibya Bibiliya, ariko hari nubwo tuvuga ngo kanaka Imana yamugire neza, disi kanaka yarahindutse, umwami Yesu yaramugendereye. Natwe turabyifuza kugira ngo tujye tuvuga ngo ni umwami Yesu wabikoze. Ntibyari kubw'imbaraga zacu, ariko none Bibiliya avuga ngo nkunda bankunda. Ni ukuri mureke tumukunde, tumushaka, abamushakana umwete bazamubona, ntabwo ahishwe. ngo umwenda warahera watewutsemo kabiri, ngo buri wese yigererayo. Ariko ikindi gisobanuro avuga ngo Yesu avuga ngo bana banjye karibu mwinjire, mwese mwinjire, ngo n'udafite ifeza ngo nawe naze. Niko Bible ivuga, ngo n'udafite ifeza nawe naze, ngo yemwe abarushye n'abaremereye ngo munsange ndabaruhura, ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye, ngo rega ndi umurwaneza. Niko Kristo avuga, ngo rega ndi umurwaneza. Nta kigoye kirimo usibye kwemvoka Imana gusa ikaza mu buzima bwawe. Nta gihe na kimwe izi ntambara z'ubu buzima, ubuzima bwa buri munsi, tuzabishobora tudafite umwami Yesu Kristo. Ibindi bazabyita guhuzagurika, ibindi tuzitwa ab'isi, ibindi tuzitwa abangaba bazagira gute, ngo abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana. Ese ubwami bw'Imana ntitubushaka? Ese byaba bimaze iki kuruhira muri iyi si ntuzanabona ubwami bw'ijuru? Ukambaza uti ubwami bw'ijuru urabuzi? Umwuka wera anyemeza neza ko ndi umwana w'Imana, anyemeza neza ko nzaritahamo. Nawe yabikwemeza kandi ukumva urabikunze. Ni ubuzima ubaho uticira urubanza, ni ubuzima wumva ufite amahoro, ni ubuzima uvuga uti wawe Yesu yagize neza, yankuye hahandi mu mwijima, yankuye handi ntabasha kubona, yankuye muri bwa buretwa, ndahagaze ndemye. Nanjye ndi umuhamya wo kubihamya. Ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi ndabakunda. idushoboze. Hari amaraso ya Kristo ahora ari mashya, turayijandikamo. Ndabakunda. Mwami Yesu Kristo, mwami mwiza, reka mwami ibyo mvuze ubisohoreshe imbaraga zawe no gukora. Reka umwuka wera agende akora ibikwiriye no mu gihe gikwiriye, abohora abantu, abohore. Nohereje imbaraga zibohora ubusambanyi, nohereje imbaraga zibohora ubutinganyi, nohereje imbaraga zibohora urwango, ubujura, ububeshyi, mu izina rya Yesu Kristo. Natuye amaraso ya Kristo kuri muntu wese uzumvira ijambo, ngo atembe mu mubiri we, abohora ikidakwiye kitatewe nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndabashimiye cyane. Yesu akomeze abagirire neza. Ndabibutsa ko mbakunda.